kabiri. Kunzi ba Kundubuzima Healthcare turabasuhuje nkuko bisanzwe n'ubundi tugarutse tuganira kuri product naturelle nziza cyane yitwa Magilim. Magilim ni igisubizo ku badamu bagira ibicece, bagira ibinyenyanza, ndetse n'abagabo nabo bagira ibinyenyanza bakagira ibicece. N'umwana ashobora kuvuka naho bifite, biterwa n'uburyo umubiri we umeze n'uburyo byashatse kuza kugira ngo bibashe kubangamira umubiri. Rero iyi Magilim nta kindi ikora, ni igisubizo ku bantu bafite urugimbu rubi mu mubiri. Hari ibyo bita amatriglyceride, ibyo ni ibintu urugimbu rubi, n'amacholesterol nabyo ni urugimbu rubi. Ariko cyane cyane iyi Magilim yo igenda igiye gukuraho ibinure biri mu maraso n'ibiri mu mitsi, kandi dusanzwe tuzi ingaruka mbi z'ibinure bibi mu mubiri. Bishobora gutera hypertension, bishobora gutera amadiabete, ndetse bikanabangamira n'umutima ukaba utakora neza nkuko bigomba. Rero iyi Magilim nta kindi ikora, niyo gukuraho aya cholesterol mabi no gukuraho ayo matriglyceride. Tuzi ko akeshi na keshi hari urugimbu rurenga, ugasanga umuntu ameze nabi, ugasanga arabangamiwe, ugasanga arahumeka nabi, ugasanga umwuka mwiza w'oxygen ntutambuka nkuko bigomba. Rimwe na rimwe ugasanga bimukuriye n'isukari nyinshi mu mubiri. Rimwe na rimwe ugasanga bimukuriye no kurwara umutwe udakira bitewe n'urugimbu rwinshi ruri mu maraso ndetse no mu mitsi no mu nyama. Iyi Magilim inagira uruhare mu kugabanya umubyibuho ukabije, ibyo bita obesity. Iyi Magilim ni nziza cyane ku muntu w'umudiabetike, arayemerewe kuko akeshi na keshi ari diabete iterwa no kuba umuntu afite urugimbu rwinshi mu maraso. Hari diabete iterwa no kuba umuntu nanone afite urugimbu adafite urugimbu, ibyo nabyo bibaho. Ariko cyane cyane ku muntu ufite urugimbu rwinshi mu maraso, ibyo bishobora gutuma agira ibibazo by'isukari nyinshi mu mubiri no mu maraso. Niyo mpamvu iyi Magilim ari igisubizo ku bantu nk'abo ngabo, yaba ari umuntu ufite ikibazo cya diabete, yaba ari ufite ikibazo cya obesite, yaba ari ufite ikibazo cy'urugimbu mu maraso, yaba ufite ikibazo cy'ibinyenyanza, ibicece. Umugabo yemerewe kuyikoresha, kandi ibyiza by'iyi Magilim nuko ukimara kuyifata nko mu kwezi hashobora kubavuyeho hagati y'ibiri 10 na 15 ku muntu ufite ibinure by'umurengera mu maraso. Ikindi kiyongeyeho ku muntu ufite ibinure bikeya, nabwo ibirabigabanya ikabikuraho, ibyo bigatuma ubasha guhumeka neza, nta zamuke nka sikariye imwe cyangwa ebyiri gatangire guhumeka insigane. Ibyo biterwa nuko afite urugimbu rubi mu maraso, afite triglyceride nyinshi, afite ibinure byinshi, umutima wagiyeho amacholesterol, imigera n'imigaruro yaragiyeho amacholesterol. Ibyo bigatuma amaraso atabasha gutembera neza mu mitsi. Rero iyi Magilim ni igisubizo ku bantu bafite ibyo bibazo byose, ku bantu babangamiwe n'ibicece, babangamiwe n'ibinyenyanza, babangamiwe n'amacholesterol mabi, babangamiwe n'ibibazo bya diabete ituruka ku rugimbu rwinshi. Ni iyi Magilim igenda ikabikuraho. Iyi Magilim yoza mu mitsi, yoza mu maraso, yoza mu ngingo, ikuramo ibinure byose bibangamiye umubiri. Nta handi wakura iyi Magilim keretse muri Kundubuzima Healthcare honyine, kuko iyi Magilim ni ngumu ubungubu no kuyibona biragoranye cyane ko ibikenerwa n'abantu benshi. Ikenerwa n'abantu bafite ikibazo cya diabete, ikenerwa n'abantu bafite ibibazo by'urugimbu ruri mu maraso, ikenerwa n'abantu bafite ibibazo by'umutwe, ikenerwa n'abantu bafite ibibazo bya hypertension, ikenerwa n'abantu bafite ibibazo bitandukanye by'umubiri, cyane ku bantu bafite ibibazo by'ibinyenyanza n'umubyibuho ukabije, ibyo bita obesity. Rero iyo turebye kuri BMI tukareba tugasanga ufite ibinure byinshi by'umurengera, tugukonsiya gufata iyi Magilim, kubera ko hari igihe ushobora kuba ufite 1.60 ariko ufite ibiro 95, undi akaza afite ibiro 105 ariko afite 1.50, undi akaba afite ibiro 120 afite 1.75. Icyo gihe iyo byagenze gutyo, nko ku muntu ufite 1.75 akaba afite ibiro 125, icyo gihe bari kwerekeza mu rupfu, birumvikana. Ni kwa kundi umuntu azarwara umugongo bitewe nuko afite ibiro by'umurengera, nta ibiro bitsikamira amagufwa, ibyo bigatuma arwara umugongo. Niyo mpamvu iyo turebye BMI yawe tugasanga ibiro biri hejuru, ariko
uburebure ntibikwiranye. Icyo gihe tugukonsa gufata iyi Magilim ikagenda ikagabanya urugimbu rwo mu maraso no kugabanya umubyibuho asigaye ubundi ukaba umuntu muzima. Muyikeneye mwaduhamagara kuri 078 56 86 68 2. Ndongera nsubiremo, ukeneye Magilim kabusire waduhamagara kuri 078 56 86 68 2. Ku bari hanze namwe muhawe kaze, ndetse mwatwandikira no kuri WhatsApp nabwo twabasubiza, mukatwandikira kuri SMS nabwo twabasubiza, no kuri Facebook mwayishakiraho, no kuri Instagram mwayishakiraho, hose mwayishakira no kuri YouTube channel yacu, aho hose mwayashakira kuko Magilim ni nziza, ni igisubizo ku bantu bafite ibicece, ibinyenyanza, n'abafite diabete iterwa n'umubyibuho. Abo bose bakwiye kuza gufata iyi Magilim kabusire. Ni ibinini, iyi Magilim ifite ibinini 90, unywa ibinini 3 mu gitondo no ku mugoroba. Kandi ikindi kiyongeyeho, Magilim uyinywa mbere y'uko uryaho iminota 40. Iyo uyinyoye wariye nta result tubona nziza, ibyiza uyinywa utari warya nibwo ubona igisubizo cyiza kirambye. N'inshingano zacu.